ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira icyaha cya se, kandi na se ntazazira icyaha cy'umwana we. Ni ukuvuga ngo ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we, ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho n'uko yabaye umukiranutsi. Uragira ngo Imana yishimira ko umukiranutsi apfa? Ikiruta ni uko yahindukira akava mu nzira mbi yakoraga, akabaho. Umukiranutsi nakora gukiranuka kwe agakora ibibi, akora ibizira byose iby'umunyabyaha akora, mbese uwo azabaho? Ibyo gukiranuka yaba yarakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Yagize n'icyaha cye yakoze nicyo azazira, ariko umunyabyaha nava mu byaha bye yakoraga agakora ibitunganye, azakiza ubugingo bwe. Uko yihwituye akava mu bibi bye byose yakoze. Umwami Uwiteka aravuga ngo mutekure ibicumuro byanyu, ibyo mwakoze mwirememo imitima mishya n'Umwuka wera. Kuki mwakwirundarundiriza gupfa? Imana iravuga ngo ntiyishimira ko umuntu apfa, kuko nimuhindukirire mukore ibyiza, niko Uwiteka avuga. Aya ni amagambo ari muri Ezekiyeli igice 18 duhereye ku murongo wa 14 tukageza ku murongo wa 32. Muntu udukurikiye, sesengura neza ibyanditswe umenye icyo usabwa. Aya magambo icyo atwigisha ni ukumenya ukuri, uko tugomba gukorera Imana no kwikura mu byaha. Ikindi akadusaba, akadusezeranya ko tuzajya mu ijuru. Abo tubanye, uhindukirire umenye ukuri kw'ibyanditswe. Imana ibarinde.